Murakoze cyane. Iyi gahunda ni gahunda yo gutera ibiti twakoranye n'akarere ka Gasabo. Ku butumire bw'akarere ka Gasabo tumenye ko iyo gahunda ihari twakoranye nabo baduha ahantu twatera ibiti. Badusaba yuko twazaza kwifatanya nabo nibyo twakoze umunsi wa none. Gahunda yo gutera ibiti zimwe muri objectif za APR harimo ibintu byo gukora ibikorwa byose bijyanye na gahunda za leta, tukitabira nk'abandi baturage muri rusange, tugatanga contribution yacu kubera ko dufite famille nini cyane irimo abafana benshi, irimo abakenyi. Niyo mpamvu wabonye ko haje abakenyi, hajemo abafana, hajemo n'ubuyobozi bwa equipe. Ibikorwa bya leta rero byose, ibikorwa bijyanye no kubaka igihugu cyacu tuba tugomba kubigiramo uruhare. Nibyo byari bigamije umunsi wa none, nibo kusaba n'abaturage. Ariko munaboneyeho no gusaba n'abaturage bakatubona no muri izo nzira zindi. Ubona ari ibintu bikorwa bishimishije cyane. Twabona gushimira ari akarere ka Gasabo twakoranye muri ikorwa, ubuyobozi bw'abafana, kuba bazanye abafana ari benshi bakaza bagasaba n'abakenyi, tugatera ibiti, tukarinda ibidukikije hamwe, twese hamwe. Ni igikorwa cyiza gishimishije. Unazajya anyura muri ibi bice ukavuga ati APR yagize uruhare rwo kuba rwatera ishyamba. Ni byiza cyane, ni igikorwa cyiza cyane, kandi twumva ko tuzahora dushyira imbere mu kubaka igihugu cyacu. Hanyuma tubona ibikorwa byinshi bitandukanye tari mu kibuga gusa APR mukora, tukabona abakinnyi bafashe umwanya bakajya gusura ibyiza nyaburanga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Bino bifasha iki ku bakinnyi cyangwa se n'ikipe APR unashyize muri iki gikorwa cy'umuganda? Ni ibikorwa bifasha cyane. Yeze kubona abagenzi banyu kuri radio babaza umutoza wa physical fitness. Buriya twebwe ko duhora muri gahunda ya leta nk'abanyarwanda, tukaba mu bintu nk'ibi, ntago tujya tubiha valere nk'uko twakabaye tubiha valere. Ariko umuntu wo hanze n'ubuza akakwereka akabyishimira, akabona ko nawe bakaba babikora. Ibikorwa rero nk'ibyo bijyanye na mu gisirikare tubyita civil military cooperation, tuba tugomba kubigiramo uruhare. Ni byacu uruhare itafari kurindi kubaka igihugu. Ni abanyarwanda turi kumwe bagiye babikoramo, nibo bakibirimo, nibo bakontribuwa mu buryo bwose butandukanye. Turana n'abafite mu specialite atandukanye, ubona babifuza kugira icyo bakora. Nibyo biri ubona tujya gusura amavuriro, tujya gufasha abantu, tubakira inka, tubagabira abantu inka. Ikorwa nk'iki kandi twagikoze no muri Muhanga, twagikoze no muri Rwamagana, twagikoze no muri Musanze. Ni ibikorwa dukangurira abantu bacu guhora bashigikira gahunda za leta zose aho ziva zikazigera. Turwana ku musozo, ikipe APR muri iki gihe ikipe y'igihugu iri kwitegura imikino ya CHAN, ntabwo irimo irakina. Mufitiye gahunda yo kugira ngo ekipe igume muri mood ndetse munitegura igaruka rya shampiyona, cyane cyane ko ari mu ekipe navuga ko imaze gukina imikino mike muri no shampiyona? Ni imbogamizi kuri twebwe kuko birabakenye 9 muri national team. Iyo Rwanga bushize Rwanga yaragiye na Mamadousa, yaragiye Mamadousa azongera agende, usanga tugenda tugasigara abakenyi bagera kuri 14 gusa. Gukora imyitozo abantu 14 ibigoye cyane, nubwo twiyambaza urubyiruko rwa academy yacu. Ari imyitozo bwayo bisanga bibangamye. Ubundi twagiraga gahunda hagati tukabona icyumweru weekend iri free, twashakaga abo dukina nabo, ariko kubera ko muri Rwanda Premier League twiyemeje yuko abadafite abakenye batatu muri national team ko bazakomeza gukina. Urumva ko ama equipe yose ari yangaje ariko arakina. Ubwo twego tuko turakomeza imyitozo, no mukanya barangije gutera ibiti basubiye mu myitozo shorongi. Igihe cyo tubona uko twenyegezamo umukenyi wa gishuti tuzajya tubikora. Arabayeje kudusaba bifuza ko twakina bavuye hanze, nabo basanga ntago twujuje, usanga ni imbogamizi kuri twebwe. Ariko tugomba gukopinga nabyo, tukabana nabyo kubera yuko n'akazi kandi abakinnyi barimo n'akazi k'igihugu. Muri uyu mwanya niko dushize imbere. Ekipe rero tsakomeza, ariko national team zarangiza gukina kuwa kane, dukina ku cyumweru. Tujya gahunda Premier League niko zatwinjizamo mu cyumweru hagati imikino, tubanze tureko tuvanamo ibirarane ku buryo bwihuse. Twe bizatuvuna ariko nta kundi byamera. Rero kubafana
ubutumwa bw'abafana ni ukubabwira biragoye kubona andi makipe ariko arakina twe tutakina. Abafana turabizi ko bavunitse bifuza kubona ekipe yabo. Turasaba komeza twihanganire tuko turitegura turebe yuko twazakina neza na Gorilla yoboye ubu ira ntebe n'intebe tumenyere ko ari twe tuyicaraho. Je nari kumwe n'aba perezida Gorilla bakivango baracyayoboye ngo icyumweru kimwe sinzi ngo barabizi ko bagomba kuduha inzira. Turabasaba yuko abafana bacu bazi badushikira komeze bashikire ekipe yabo nkuko mubibona muri bikorwa by'umunsi warabibonye ku match y'Ubushe na Gasogi. N'ubu turabakangurira pe bazaze bakomeze babe hafi ekipe yabo isunike turebe ko twabona 3.